baramuzana ngo kuko yitunganije bararyama. Yo bamaze kuryamana umugore asubira iwe. Yashobora kwenda amushimira turakoze merci amushimira. Hashize igihe gito uyu mugore abona ibimenyetso yuko atwite. Arabibona asubije amaso inyuma mu gutekereza kwe areba igihe umugabo yagendeye agatinda se y'umugabo ni umwana. Arangije atuma kuri Dawidi aba ngo bya bintu twakoze ndumva hari icyavuyemo, ndumva umuntu byarahindutse kandi ndabona kwirinda ari iyawe. Dawidi ati humura wigira ikibazo, njyewe ndi umwami rwose ndabyemera iyo nda ni iyanjye, ariko tuza mfite uko nzabigenza, nzasibanganya ibimenyetso, ntabwo bizagaragara ko wasambanye, ahubwo iyo nda izitwa iy'umugabo wawe. Yo ndi ku ijambo rivuga ngo gusibanganya ibimenyetso by'icyaha, amaherezo ukazafata. Ujye wishimana mu mugisha. Dawidi atuma kuri Yowabu generali, aravuga ngo yoherereza Uriya w'umuhiti azi iwanjye. Uriya araza ngo ageze kwa Dawidi, Dawidi amubaza iby'isanduku y'Uwiteka, amubaza ibyo abasigaye ku rugamba. Bati nta kibazo, bari tayari, bameze neza cyane. None rero baramwakira, aramugaburira, aramubwira ngo manuka ujye iwawe, ugende uruhuke, woge ibirenge wiryamire, rwose muhawe uburenganzira mu kibari ngaho genda. Bibiliya yavuze ngo bamukurikiza igaburo rivuye ibwami, igaburo ry'ibwami. Hano yasizeyo bakanamuhereza ikinyobwa kinini. Ntabwo yabona ubusambanyi ngo bivuge, avuga ibyavuze, akavuga ibya Dubai, akavuga ibyahe, akavuga ibyo gutunga agaciro nawe turi nyarutana. Igaburo ry'ibwami baramukurikiza ngo ariko Uriya ntiyagiwe, amanuka yerekera hehe mu bagaragu. Ngo ararana n'abagaragu ba Dawidi, ngo bukeye abagaragu ba Dawidi babwira Dawidi ati Uriya ntabwo yaranye natwe aha ngaha. Dawidi ati uko nafashwe, ariko mfite tuba twita udutendo twawuharaka tuko nabigenza, ntabwo bizagaragara ko nasambanye, njyewe ndi umwami kandi baranyemera, mfite uko nzabigenza, nzabisibanganya tu. Ngo aramutumira baza ngo kuki utagiye iwawe, ruvuye ku rugendo. Uriya aramubwira ngo biragatsindwa n'Uwiteka, kuba isanduku y'Uwiteka iri ku gasozi, ndetse n'abagabo bagenzi banjye nawe Yowabu bari ku rugamba, ngo njyewe manuka njye iwanjye, biragatsindwa. Ngo Dawidi arangije ngo aramusindisha, ikindi cyaha kindi aramusindisha. Ngo yarazi ngo arasinda yerekera iwe, ariko asinda yerekera hehe mu bagaragu. Ni ku ijambo rivuga gusibanganya ibimenyetso by'icyaha, jenefu ugafatwa ukacyambara kositimu ariko ugafatwa, ukakibwiriza ariko ugafatwa, ukikumbura ariko ugafatwa, ugasenga menshi ariko ugafatwa, ugatanga byinshi mu nzu y'Imana, imirimo myiza ntabwo ikuraho gukiranirwa, uzafatwa. Asinda yerekera mu bagaragu barara aho ngaho. Pena babibwira Dawidi mu gitondo ati ntabwo yaranye natwe, ati ndafashwe yarangiye, ngiye kumwikiza. Ngo arangije yandika urwandiko, ashyiramo amagambo akomeye, arwohereza, aruha Uriya, arushyira Yowabu. Handitsemo amagambo akomeye avuga ngo mu gihe urugamba rukomeye, hahandi umwanzi abegereye, handi musatire, Uriya umushyire ahasigaye, nimurangiza mu muhanda wita bivanamo, umusigara aho ngaho bamushite apfe. Yo niko yabigenje, ngo agwa aho ngaho, akigwa aho ngaho Imana yahagurutse umuhanuzi, nk'uko Imana yatuzanye abavuye i Beteli, abavuye Kamuhoza, abashumba bacu bamanutse baje, amakorali yaje aha ngaha, abayumva bari mu masengesho baje, Imana yahagurutse umuhanuzi nk'uko witwa Natani. Natani mu
agenda yitonze nk'umuntu utwaye amabanga y'Imana, nk'umuntu utwaye amabanga y'Imana. Ayiwe mu myaka duhereje inyuma, Imana yereka umuntu wasambanye mu iteraniro akaza yirukanga agahita amufata akamuguza mu idirishya. Ubu ntabwo bikunda, ubu wibeshye ni gahunda. Ushobora ntacyo yagufasha, wabuze ubwenge ntariya gushaka n'ubuzima. Ubu ni banatari banahomisha mwabyumvishe neza. Ubu ni banatari Natani ngo aragenda ageze kwa Dawidi abangwa Nyagasani umwami muri iki gihugu. Iki ngiki uyoboye kwanza muri uyu mudugudu harimo umugabo w'umukire w'umubosi ufite amashyo menshi, akagira n'umuturage w'umukire ufite agatama kamwe. Uwo mukire yabonye abashyitsi bamusuye, atafasha mu ntama ze ngo azimane abashyitsi be. Mbega umushyitsi wo muri iki kinyejana. Arangije aragenda afata agatama ka wa mukire arakica, aragateka, akazimana ba bashyitsi bamusuye. Ako gatama k'uwo mukire niko kararaga mu gituza cy'uwo mukire. Mbega umuhanuzi. Ako gatama k'uwo mukire niko kagera gakira. N'abana be none ako gatama yakakira abashyitsi. Ibyo bintu nabyumvishije nababaye. None bigasaba Imana, ibyo bintu uko byumvishije wowe wabikoraho iki? Dawidi aravuga ngo uwo muntu mu gihugu cyanjye arahari. Uwo muntu ibintu uvuze muri iki gihugu ati sehova si ibyo muri uyu mudugudu muri iyi karitsiye arahari. Dawidi arangira bati uwo muntu agomba gupfa. Akariha yakubye kane umwana w'intama wa wa mukene. Avuze iryo jambo Natani gahunda iramufata. Ahita avuga ngo ni wowe umuhanuzi sha, ni wowe uhanga. Fata umugore wawe uriye umusambane, nurangiza utere, nyuma yo gutera inda umwicishije. Iravuze ngo yakomeje iguha n'abagore benshi, iyo bakubana bake igira benshi ariko ukongera abandi. None icyo kintu wakoze cyababaje Imana. Dawidi muri iryo jambo acyumva yafashwe, cinya ugenzi hasi aho ngaho, bagipfukama hasi aho ngaho. Aravuga ngo nacumuye kuri yo mw'ijuru, naracumuye. Dawidi aratura ari umuhanga, aratura atitaye ku cyubahiro cye, atitaye ko ari umwami, atitaye ko yambaye, aratura. Maze kwatura umuhanuzi umwuka mugarukaho avuga ngo kuko uciye bugufiya irakubabariye. Mubwire Imana icyubahiro, Imana itanga imbabazi. Kuko uciye bugufiya igizite irakubabariye. Ariko azana ijambo rikomeye, ariko kuko arahaye urwaho abanzi b'Uwiteka, izina ry'Uwiteka rigatukwa muri karitsiye. Ari wowe ngo niba ari ukubakiza sinagera. Iyi ngaruka iravuze ngo ingaruka uzirengere. Mwana udatika uwo mwana azapfa. Kabiri irambwiye ngo wabikoze wihishe, nta muntu wakubonye. Iravuze ngo abagore bawe uzabakwaka babasambanyirize ku itangazo hariya ku karubanda. Icya gatatu, inkota yishe Uriya. Iravuze ngo ntabwo izava iwawe, izahora iwawe. Ariko imbabazi agifite n'Imana ivuze yajyayo, ariko ingaruka mu maso n'amasaha yo kurya. Ingaruka. Dawidi ati nta kundi ndajya mu masengesho, kandi ndafata amasengesho menshi nirukana umwuka w'urupfu. Izina rya Yesu ndashiririza, ndavunagura, ndanetereza. Hari ibitavunagura, hari ibitaneterezwa. Mu maso niwo mutego abanyamasengesho tujya tugwamo. Ukaza tisengera, ufite ibibazo bikomeye sengera. Nanjye ati mu izina rya Yesu nirukana abadayimoni. Tega amatwi, hari icyo bita ishuri ry'Imana.
hakaba icyo bita ikigeragezo, hakaba n'icyo bita inkoni. Nujya gusengera umuntu uri mu nkoni y'Imana urabura kurwanya iki mu maso, urabura kurwanya iki iriya niyo kurwanya. Yafashe irindwi yirukana urupfu rwanga kugenda, amaze kuyasenga ntumwirinde, urakingiriza icyo wamana yapfuye. Dawidi yapfuye ati mu mazi nkaraba, arakaraba ati nyuma yo gukaba mu bintu byo n'ibindi abandi bekiriyo, ariko ayo myaka arimo cyakuru arimo kurya. Kabiri umuhungu wa Abusalomu amukubita kude, umwana yikoka rubanda ariruka, babagore be hano ku nzira barabasanga. Iryo jambo cyumva, ijambo dusaba mu gice cya 12 imandika muziko byeretse kwasa ku ntego, cyangwa se ku ntego bya musenge abo nihinda. Tuwasanze umuhungu warwaye witwa Amunoni, ararwara umuhungu wa Dawidi, mbega indwara, araremba ngo yabembutse mushiki Tamara. Ari ku mutima kubera ko ntacyo yabivuga ngo yabona yamukora. Ngo amaze kureba, Bibiliya yavuze ngo yari afite inshuti yitwa Yonadabu. Bibiliya yavuze ngo kandi Yonadabu yari umugabo w'ingurumbanyi. Imana turimo ingurumbanyi nk'itorero ryayo. Imana turimo ingurumbanyi, ntawe ukorera babikora izo ni ingurumbanyi. Iyo ushaka wishimye izo ni ingurumbanyi. Imana turimo ingurumbanyi mu murimo w'iki w'Imana. Turimo ingurumbanyi. Ingurumbanyi twasohoka twagenda Rubavu nta kibazo. Ingurumbanyi turimo ingurumbanyi zishe umurimo w'Imana. Turimo ingurumbanyi. Mwana w'umwami n'iki kigo nanone niwambwira atumva narashize, ariko ukoresha inshuti yanjye reka nkumererwa nabegutse mushiki wanjye Tamara, none birangomereye ku gice namukoraho. Iyo ngurumbanyi nawe igisubizo kirahari, irwaze ujya mu buriri bwawe wiyarose n'ikuvurori. Ejo mu gitondo so naza kureba uzamubwira ko weze Tamari aza guteka utwo kurya, ahasiga uzamuboneka aho uzamufatira aho ngaho. Mbega ingurumbanyi. Dawidi ahageze asanga ararebye, mwana wanjye ko bimeze numva bimeze nabi, ahita asarake numva bimeze nabi birakomeye, none ngareza mushiki wanjye Tamari azareke uko kurya wenda nake ndoroherwa. Dawidi nawe ntareka amasengero, ntareka kigira. Yereka Tamari ndareka amasengero, ndareka amasengesho. Tamari agenda ntarekwa, ahageze arateka. Tudutsina ngo icapati nkubaze ko biri kudutsina ngo aduhishira tujyana, ngo atugejeje imbere ya Munoni. Mbirutse kwa Munoni yari afite abantu baje kumurwaza, ngo abantu baje kumurwaza bari aho ngaho, ngo agimuka ngo amuhereje abandi. Ntabwo najya abagabo bandeba muntunguru, ntabwo najya abandi bagabo bandeba mukama oya, abagabo biheza ntareko bafite. Bamaze kwiheza mpereza ngo abizanye ngo batafashe isahani, aramusingira abandi ibiroti by'amani. Tamara atokesha, abona gutokesha we, abona gutokesha byohoya ntabwo byakunda, oya bimoze isoni. Ibyo ntabwo byabaho mu Isiraheli wabaye ikigoyi. Bibiliya yavuze ngo kuko yamurushije amaboko cyangwa imbaraga aramuhata bararyamana. Maze kuryamana nawe urakoze, merci beaucoup, urakoze rwose. Indwara y'isukari byamajina biragiye, byamajina binaye mbaye muzima rwose urakoze. Ati hoya icyamukoze cyo kubyukana ntabwo byemere, n'ubundi wabikoze ubikoze mu mahanga. Ahamagara n'umunyagikari we abaga nona sohora umukobwa uvuye hanze. Tamari bamujugunya hanze, ijambo ryavuze ngo urwango y'amazi rwabuze urukundo yamukunze. Ngo ageze hanze yiyora ivu mu mutwe n'umukungugu, arangije ngo yitwikira mu mutwe. Wageze imbere ahura na Abusalomu, aramubaza ngo mbese Tamara wahuye na musaza wawe Amunoni? Mbibutse ko Byamunoni biba bizwi. Ihorere nzakugorera, ihorere. Hashize iminsi mike Abusalomu ngo yiyumvamo ko yicaye ku soko y'intama, arabika
bahungira ku musozi w'ahantu bita Igishuri. Ijambo riravuze ngo gusibanganya ibimenyetso by'icyaha amaherezo ukazafatwa, ukakibyiniraho, ukagisenyeraho, ukacyambara ikote na karuvati ukakibwirizaho, ariko amaherezo mushumba yavuze ibintu bikomeye. Yavuze ngo no mu myaka 40 ngo kiba kikiri gishyashya. Uzi ko kiba kikiri gishyashya? Hamuje kubaraza ahangaha munyerere kiba kikiri gishyashya. Yibutse ko nta cyaha gito, cyaha cyose imbere y'Imana nzamenya nzamenya. Yo amasasha ibindi Imana zagaruka, Imana yabwiye Dawidi zose zimugeraho. Nageze umugisha wo kubana n'abashumba banjye twabanye kuva kera ahangaha. Hano rero n'abakristo twaje gusenga, harimo n'abayoboye muri bose Gasave mu rubyiruko. Aka kantu umwuka yambwiye nkavuge, hari kuko hari umuntu ubasha gutabara muri iterambere. Ngeze mu gihe cyo kurambagiza, nahembwaga amafaranga make, 10,500. Kandi mu gihe cyacu umukobwa wize kaminuza bamukwa 1,100. Kabiri uwucira abandi b'abakire tutarize kaminuza bamukwa 60. Abandi bakaba intabwa 20-25. Kandi icyo gihe werekanaga Yesu, ukerekana n'igitanda na yampa. Abadayimoni barantera barangati muri 12 aho byose bizaba ndetse mbona ntizaba. Nuko umudayimoni arangurira tuzishingira ndakategeze neza nishaka nzakoshuka igihumbi, ariko ntabwo nzishingira n'amakora sinakiriye abageni, ntabwo nzishingira. Abadayimoni barangije barangurira barangati rero abihembe mu makeje nitorera aho usengera hariho umukobwa ukuze nubwo akurusha imyaka myinshi ariko afite amafaranga, uzarebe urambagiza uwo nguwo. Abadayimoni barongera agatoki umukobwa ndamubona yahembwaga 200. Umva yaje inshuro yakubye bitamukanye bigacurira hano kwa Gacondo ku bantu bahazi, abantu bari gacuruje tangije banahageze ukora ko kwa Gacondo ni kwatuye kwitse aho ngaho mpageze. Abandi kuvuga ko cyobera batinza gusoma ato ntaje baze boneka saa 2 za nijoro wabwiye mu kazi yawa saa 2 cyarasiraga kwishorera wenyine mugiye gusoma umukobwa iyo joro cyarasiraga kiraziririzwa. Mpageze nyakiza orange nabaye 3 rohaye zihaze bitamubwiye cyangeza. Kandi uwo mwanya ntabwo babona nakuze reka bitabatera cyo kurambiriza ati nanjye bemeye ati Yohana ayifite naravuga ati nagerageza ahita bamuzamura 300. Navuze 300 byari normal ngo biranze nubisha byanze ndangije arabwa ngo nisubize turacika aho ucira n'ijoro niho mubona bizapfira. Buri cyo mvuga avana hirana ageza kuri 200, ageza ku 100, ageza kuri 80, ageza kuri 60 buri cyo mvuga. Ndangije ndeba hirya ariko nanjye bihagarara bitavuga ati basi 70 ahitambye ati yari nagabanyijeho 260 yasizeho zaguha 300 uzazu yawe. Urumva ko yavunze angabira ibibanza bibiri, uwo mugabo angabira ibibanza bibiri ari Gacuriro, angabira inzu mu Rugarama, ibyo byose arabifite. Nakati bagabo ndakomeye aramerekeje ku bantu bazi Gacuriro. Hari umugabo waba kureze kwa Gacondo yega tukubana sene z'ijoro kandi nambaye ishati y'umweru nziza ndidirije abakora ndi president w'iko hari muri paruwasi hanga ariko ntabwo urumva nanjye n'izina rizwi none ngiye kurambagiza cyane. Muhereje ukuboko aragufata yanga
by'akabizo ntabwo nabatoya batwigishije ko ibyo ngibyo ari icyaha ariko twamaze kubu abati nta mupasi wadusezerana mukobwa arafata mu kumufata imbaraga zirabura ushobora gusaba imbaraga zirabura byamaji n'abiraza byamaji na sebe ukikije murabizi cyeka abantu haba icyaha nibo babizi byamaji n'abiri dayimoni cyangwa babyita byamaji muri kongo babyita ibihimbi mwebwe namwe mukabyita iki ibidayimoni byamaji n'abiraza cyangwa se birataka baca umugani ngo yakurikiye akaryoshye muzehe yakurira iki nishigisha ararusoma ubwishigisha rirate uko afashe ibidayimoni biranga ati muri siko byarangiye wamujyanye ipfa ko wahunga habura amasegonda ngo tujye mu mugabo habura amasegonda ngo tujye mu mugabo ngiye kumva numvijwe tega amatwi ijwi rirambwira ngo nuramuka usaba Karuranga azaguseka Karuranga mushobora muzi barakora mwari mukorodi twarabanye mu kazi kera nuramuka usambanye Karuranga azaguseka nk'umuntu niyo wamubwirije ubutumwa twarabanye mu kazi mubwiza ubutumwa ngiye kumva numva imbaraga ziraza we muri ibyo niba bamunesha ibyaha azabikwa mwambaro wahera ngo kandi kristo azabwa izina rye kumana hehe n'ijuru ngiye kumva numva irindi riraje ravuga ngo nuramuka usambanye iyo done azaguseka abo ni abagabo twabanye mu kazi niba badatekana bwije ubutumwa numva nakomeye icya gatatu numva ijwi rimbwira ngo imuka igasave ukuntu twajya tuyigaburira kera niba jya bano meza atatu bamushwa baramfasha paruwasi yose igahurirayo Rugarama Nyereka Matsinda mwebwe muri Mutarama muvutse ejo bundi muri 2024 urabyumva neza twese turakwigaburira aho ngaho noneho abantu bateze mu midugudu twabakega kuri paruwasi bateye umurongo aho ngaho hari abagabo babiri bakoze icyaha bajya mu kazi cyabo umwe asambanira undi asambanira ahandi turabategurero igasambe no basengeraga barabateka ku munsi wo kubaca bashimira aha ngaho nimbivuga bajya bamushuma barabyibukije noneho uwambere bamuhereza mikorofoni unavuga Simon Mbabazi aravuga ngo Simon Mbabazi n'itorero ryayo nayasambanye Imana imbabarire twese tuvuga ngo turakohoye ahereza mugenzi we mikorofoni mugenzi we atayifashe mu cyane irebesheje hasi twese turaseka kuko dusetse turavuga ngo kutavuga ngo yewe ngo nakoze n'ibyo uno mugabo yakoze reba abagabo Jean Bosco Sema mpagaze imbere y'iteraniro vuga ngo nakoze n'ibyo uno mugabo yakoze numva ndakomeye yo kane ngiye kumva numva kandi kantu kandi nibuka umugabo mu maso shigaje iminota ine gusa numva umugabo wasambanye mu gihugu inzoka iri mu mukobwa arapfa reba abagabo inzoka ifatiye mu ruzi ifatiye mu mugano we inzoka zitangiriye mu birunga zitangiriye mu mashyamba y'inzitane ngiye kuba numva ndakomeye ndagira ngo mwambare imbaraga muresha ibyaha imyaka tumaze muri ibi torero tutazasigaye n'ahangaha yo byarangiye ngize imbaraga umukobwa mpita ati rero tugire ikiganiro ibintu ushaka nanjye ndabishaka ariko tugiye umuganizo bikatuye ejo ukorera urabizi gukora za Nyatarama none rero muri pause uzazirangiriza iwacu nayo mu kabuga ka Nyatarama ahasigaye tuzagira ikibazo nta kibazo rwose umukobwa ati ndabyemeye ibyo ngibyo ariko mwakabizo ndabona ati mwakabizo bagomba birangiza aha uzazazaga guhera twirangiriza aho ngaho nenda siasa ndio nenda siasa negative sisi munabiri umukobwa ati ntacyo turasezerana nagiye niruka kimwe n'amaguru nubwo amaguru yashegeye ariko narinutse birakunda ndagenda mfukama kwa gasore gaburende mwarimu kwa gasore mwarimu gaburende ndapfuka aragatonda bagasambanye mwarimu we sengera muri iryo joro mwarimu ati baga n'amakobwa asuki ati ndasambanye baga n'ukuntu utari kwasi n'ukuntu yawe icyuma kwa gatanu ati ndasambanye n'amategeko kugira ngo muhumurize ntabwo bibashye ariko habura santimetero mushumba ati nari handi ukoze mfukama muri sengesho mushumba ndandikaho cyamwandika
wibuka ko nawe cyuma kwa gatanu, wibuka ko akazi bajya bagatera ikora mu rusengero, ko uhangare n'ubundi naje niyoboye amazu yawe uzayajyane, ibyo bibanza uzabijyane, nzajya mu bakene Imana izambere umugisha kandi bizakunda 10,500 Imana izashyigikira. Haleluya! Imana ko aho nari ngwese nahaguye kandi nigire muri wa mukene nangaga, Imana umugisha n'izo nzu nashakaga Imana yazimpaye. Imana yazimpaye nishimye. None ijambo yavuze ngo gusibanganya ibimenyetso by'icyaha amaherezo ukazafatwa. Ijambo ryiza Imana iduhaze ngewe namwe n'isezerano wacu. Amen. Ushaka muyongere